mbere ntarakizwa nari imbata y'ibyaha byinshi, ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, kujya mu tubari, ubusinzi, ibintu byinshi, ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye. Ubu ngubu nyine nkaba ndi icyaremwe gishya, ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana, nkaba ndi umuragwa w'ijuru, kaba ariko mbivuga. Ikintu rero nifuje kubasharinga, nanabwira abantu bataramenya Kristo, wowe ushobora kuba kambivuge gutya, wowe ushobora kuba ufite addiction runaka cyangwa se ugifite ikintu kikubase, ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi. Ese yaba ari ubusambanyi, ese yaba ari ibiyobyabwenge, ese yaba ari masturbation, ese yaba ari homosexuality, bya bindi byose nyine wagerageje kureka, ukavuga ati none hahandi nyine urambiwe ibintu, ukavuga ngo none ibi bintu ndumva birambiwe, kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita uvuga ati aho kabisa mbaye imbwa, nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa. Ndagira nkumenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura, abasha guhindura ubuzima bw'umuntu nawe ubwawe ntumenye uko bigenze.